Kuramya amagambo nashatse ko adufasha nayabonye mu ngoma za mbere ibice 29. Aza gusaba umuntu usoma neza ikinyarwanda adufashe uhereye ku murongo waho wa 10. Ingoma za mbere, wumve aya magambo yavuzwe na Dawidi ubwo barimo kwegeranya ibikoresho byo kubaka ubuturo bw'Uwiteka, maze kumenya ko atari buzubaka inzu y'Imana, maze gusobanukirwa ko Uwimana yahisemo ko azabikora ko ari Salomo umuhungu we, ariko aravuga ati umuhungu wanjye n'umwana musigiye inshingano ikomeye kandi ntashaka ko ikorwa nabi, reka mufashe kumubiriza ibizakora mu kubaka ubuturo bw'Uwiteka. Avuga aya magambo nagira ngo agire udusomera, ntabwo ari ngombwa ko dusemura noneho mu ndimi ebyiri kuko inyigisho ngira ngo ni impuguro gusa ngufi kuko uyu mugoroba ari uwo kuramya Imana. Ingoma za mbere 29 wasoma yahera ku murongo wa 10. Ndakubwira aho uhagarariye. Nicyo cyatumye Dawidi ashimira Uwiteka imbere y'iteraniro ryose. Imbere y'iteraniro ingana nk'uko mungana cyangwa nako ryo ryarutagaho. Aravuga ati: Uwiteka Mana ya sogokuruza wacu Isirayeli, uhimbazwe iteka ryose. Uwiteka, gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro n'ibyawe, kuko ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi ari ibyawe. Ubwami n'ubwawe Uwiteka, ushyizwe hejuru ngo ube usumba byose. Ubutunzi n'icyubahiro ni wowe biturukaho, kandi ni wowe utegeka byose. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga, kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Nuko rero Mana yacu, turagushima dusingiza izina ryawe ry'icyubahiro. Uyu mugabo uzi kugera aho ngaho ukabura amagambo ukoresha, ukabura vocabulary isobanura icyo ubona Imana ari cyo. Ahubwo twibaza ngo tuza gushima Imana kubera ibyo yadukoreye, nabyo ni byiza kubizirikana, ariko mbere na mbere dushimira Imana kubera uwiriyo, kuko n'ibyidukorera nibikomoka muri kamere yayo. Iby'Imana iri nta muntu ushobora kubivuga, nta rurimi ruhari rwabisobanura. Ijambo kuramya ntabwo ryadukanye n'ubukirisitu mu Rwanda, ngira ngo ryari risanzwe riri mu rurimi rw'ikinyarwanda. Abakuru bahari, abakuru bari aha, ijambo kuramya ryari rituye ririho mbere yuko tubona Bibiliya. Ni umwifato, ntabwo ari n'igikorwa, ntabwo ari indirimbo, ni umwifato imbere y'uwo wubashye bikabije. Kuramya umwifato, reka mbaho urugero ni rutoya, ntabwo narugereranya n'ibi byo ndimo kuvuga, nubwo narwo rutoroshye. Rimwe nagiye gukura umwana ku ishuri, umwana nareraga yigaga ka Kigali. Mva ku kazi kare, hari gahunda nari mfite ngira ngo nibasohoka gutya mpite mwinjiza mu modoka dutahe njye gukora ibyo nagombaga kujya gukora. Ngenda kare, agera habura nk'iminota ngira ngo 20. Perezida sinzi impamvu yari ahaje, ni kera muri za 90 ngira ngo n'umunani gutyo, aza ku ishuri, aza kuri iryo shuri ryo ngiye gufataho umwana. Ageze hari imbuga nini cyane imbere y'amashuri, abahazi uko ka Kigali primary ko yari iteye, ubu byarahindutse. Noneho n'imodoka, habanje imodoka zimuza imbere, ziraza zihuta, abantu basimbuka zikigenda, b'abasirikare bavamo.
zimuherekeje, haza iyindi ya benzi iyo yari arimo n'izindi ziyikurikiye. Nari mpagaze njyenyine muri compound, urumva abarimu barimo kwigisha abana bari mu classrooms, ni jye jyenyine wari uhagaze hanze. Noneho bakingura imodoka ye vuba mbona asohotsemo. Urumva ndi umushyitsi, sijye nyiri ikigo, simpakora ngo menye ngo nijye wakira abashyitsi baho. Uzi kubura umwifato, narebeye uko nifata. Ese umuntu abona umukuru w'igihugu aje akaguma ahagaze aho yari ari, ntanamusuhuze, ntunamugaragarize ko umwubakiye, none se urabyihorera ugahagarara ukaba utamupfobeje? None se bwo uragenda ukamusanga bitari no mu nshingano zawe? Uzi kubura umwifato, mbura nyoberwa icyo gukora, ngira ngo n'uwari bundebe ku maso yari bone ko nayobewe icyo gukora, ndi mu rujijo. Cyane nari mvuze kera abami bakomeye uburyo ntabwo umuntu abayoboke babo ntabwo bazaga ngo mukore mu ntoki cyangwa musuhuze, nta nubwo bateraga za salute nk'iz'iki gihe. Iyo yaturukaga hariya bakomaga yombi, babyita gukoma yombi. Mu bindi bihugu n'igihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande, mu bwami bw'Ubugande n'ubu baracyabikora kuko baracyafite traditional kings, abami babo. Iyo umwami aje gusura ahantu runaka, abaturage baho barakorana, akagira ingoma bavuza, abagabo bakarambarara hasi. Bakunze kwambara imyenda y'imyeru, niyo tradition yabo nk'uko abanyarwanda bakegera, bo bambara amakanzu y'umweru. Iyo umwami aje, ikanzu y'umweru, wibagirwa ko wambaye umweru, n'iyo imvura yabigwa uryama hasi. Aryama hasi. Umugabo iyo aryamye hasi agomba gushyira akananwa ke mu gitaka. Ko niko basuhuza umwami, ko niko bamuramya umwami wabo. Nshatse kuvuga ko ubugabo bwawe ntacyo buvuze, ubushyize hehe? Ubugabo akananwa n'ubwanwa ubushyira mu gitaka kugira ngo uvuge ngo umugabo ni wowe. Njyewe ntacyo ndicyo, ubugabo bwanjye buri mu mukungugu, dore umugabo ni wowe. Ijambo kuramya niyo mpamvu nababwiye ngo ntabwo ryazamwe nuko n'umwaduko w'ubukirisitu cyangwa no kuza kwa Bibiliya. Ni ijambo riricika ryari risanzwe ririho. Iyo turamya Imana ntabwo ari ukuvuga gusa ngo Mana turagushima hari ibyo wadukoreye. Ni igiteranyo cy'uwiriyo. Ni umutima wawe ushaka kwiyexprima ngo uvuge ngo Mana dore uwo mubona nkawe, dore uko nkuzi. Kenshi Imana idukorera ibitangaza nta kindi bikorera, ibigira ngo iduhishurire, itwereke indi dimension, iyindi dimension y'uwiriwe, ikwereke indi shusho, urundi ruhande rwayo wari utarabona. Bigwize kuramya mu mutima wawe, ubundi nicyo bibereye. Ntabwo ibikorera kugira ngo ugire ikigusaba nawe uzagira ikisubiza. Oya, ibigufasha kugira ngo amaso yawe ahweze, ubone iyindi kote yayo utigeze umenya, usobanukirwe iri. Umuntu aramya Imana bingana nk'uko ayizi. Wiramya bingana nk'iki kubereye. Iyo rero tugize umugoroba nk'uyu ukaba dedicated, tukavuga ngo twawereje kuramya, ubundi nicyo byakavuze. Ntabwo ari ugusimbagurika ngo tubire ibyuya. Oya, nabyo kubyinira Uwiteka ni byiza, ni ya party expression, ni kwa kwiyexprima, kwa kugaragaza icyo yibwiraho. Dawidi uyu navugaga hari igihe yayibyiniye baranamunegura, umugore we aramunegura rwose, avuga ati wowe nta n'isoni, umuntu umwami uhatse abandi bami uribeye yura imbere y'abaja n'abagaragu bawe, nta soni. Icyamuviriyemo na n'uyu munsi aracyakina uwo wamunegura. Aravuga ati jyewe
ritakuma imbere y'Imana. Yari umukobwa wa Sawuli, yari yaragize umugore. Imana yambuye se ubutware ikanyimika. Iyo ngiyo niyo ikomeye, niyo mbyinira imbere aba bandi sinanababona. Aba bandi baraha bariteye, je niyo mbona. Nituba tuje umugoroba nk'uyu werejwe kuramya Imana, ni byiza ko imitima yacu zirikana Imana n'ubumana bwe. Amagambo yakoresheje hariya nabaye nk'ubihina, ariko nimugerageze mushakishe ikintu atavuze, ukuntu adekirive Imana, ukuntu adisipurayinga. Mwumva ukuntu ingana. Ongera uyasubiremo hanyuma ndekere nawe. Ubwo bari bamaze gutura, yatanze ibintu bye byose, abantu ngo barishima kuko nabo bahawe amahirwe yo gutangira Imana. Umva aterura amagambo avuga atyo. Nicyo cyatumye Dawidi ashimira Uwiteka imbere y'iteraniro ryose. Aravuga ati, Uwiteka Mana ya sogokuruza wacu Isirayeli, uhimbazwe iteka ryose. Ibihe byose. Uwiteka, gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro ni ibyawe. Nta wundi nta wigereranya nawe. Hari indirimbo y'icyongereza nkunda, murabizi ko njye nagira impano yo kuririmba, ariko nkunda amagambo aba muri izo ndirimbo. Iravuga ngo you have no equal, you have no rival. Hari uyizi? You have no equal, you have no rival. Nawe si ubu gusa, ubu n'ibindi bihe bizaza. Ntawe muhwanye, ntawe mugereranywa, ubu ngubu n'ibindi bihe biri imbere bizaza. Yours is the glory, now and forever. Umugabane wawe ni icyubahiro, ntabwo ari icyo tuguha uracyifitiye, ahubwo twe turagitahura, tujya tumenya ko kuramya ni umutima uvuga ibyo, ni umutima usobanukiwe ibyo ngibyo. Niyo mpamvu nababwiye ngo umuntu aramya bingana nk'uko ayizi. Imana iramya bingana nk'uko wayimenye. Worship nagira ngo bikareginge komeze kubatera inkunga. Ni umugoroba wo kuramya, mwakomeza mukaramya Imana, ariko twese nk'iteraniro ku mutima wacu aroho werekeze. Hari kuramya bitandukanye. Mureke mvuga akangaka mbere yuko nisha. Kuramya bitandukanye na konseri. Konseri itegurirwa abantu. Muranyumva? Konseri bayitegurira abantu. Umuririmbyi, umuhanzi ayitegurira abafana be, abamukunda. Niba bashyize imbere, niba ashaka gushimisha. Kuramya bitandukanye na konseri. Haleluya. Nimugahushe bana b'Imana, nimugahushe itorero ry'Imana. Nituramya turamye. Uyivuga uyumva, uyivuga uko uyizi, uyivuga uko iri, kuko gukomera kwayo kurarengera. Imana ibahe umugisha, reka ndeke washyize umutima wakomeye.